Vumbura TV. Agakiriro ka Gisozi kafashwe n'inkongi y'umuriro. Agakiriro gakorerwamo imirimo y'ububaji mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo kafashwe n'inkongi y'umuriro, ibintu byinshi byari birimo birakongoka. Ni inkongi yatangiye mu masaha ya 10:30 z'igitondo nk'uko abaturage bari bahari babivuze. Nyuma y'iminota itageze ku 10 ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi ryahise rihagera ritangira akazi. Uko amasaha yagendaga umuriro wakomezaga kwiyongera, hanini byatewe n'imiterere y'aha hantu. Igice cyabanje gushya ni igikorerwamo ibikorwa by'ububaji cyari kirimo imbaho ndetse n'imiti ikoreshwa ku mbaho ndetse n'amamatoro. Ako gace kahiye kari karimo kandi matera n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imisego y'intebe. Ntabwo bizwi neza icyateye iyi nkongi. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo, aho nta handi ni ku icano yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere, wibuke gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri channel yacu. Kugeza saa 2 z'igitondo ibikorwa byo kuzimya inkongi byari bigikomeje, ndetse byageze naho hitabazwa imodoka yifashishwa mu kuzimya inkongi ku kibuga cy'indege cya Kigali kugira ngo itange umusanzu. Usibye byangiritse nta muntu wigeze ukomerekera muri iyi nkongi, kuko inzego zishinzwe umutekano zahise zihagera zibuza abaturage kuhegera bajya gukuramo ibikoresho bitarashya. Nshimiyimana Alexandre wakoreraga mu gakiriro ka Gisozi ahahiye yarahafite icyumba kirimo utubati, ibikoni ndetse n'inzugi. Yagize ati: "Ngereranyije ibintu byanjye byangiritse bifite agaciro katari hejuru ya miliyoni 18, nkuko ntabwo ubu tuvugana nahita mbara buri kantu, ariko ibyari muri icyo cyumba ntabwo birengeje miliyoni 18. Ubu hahiye nta cyarokotse nubwo wahamenya uretse kubona ibyuma gusa." Kimwe n'abandi benshi bakoreraga muri aka gakiriro, Nshimiyimana nta bwishingizi yari afite. Ati: "Nta bwishingizi nagiraga, ariko nari ndi kubushaka. Ubushize nagiye kubushaka ngiyeyo nsanga igishoro mfite n'ibyo bansaba sinajya mbibona bitewe n'ubushobozi." Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine yavuze ko icyateye inkongi kitaramenyekana hamwe n'agaciro k'ibyangiritse. Yagize ati: "Ntabwo icyateye inkongi cyari cyamenyekana kuko nta muntu wari wabasha kwinjiramo ngo arebe uko bimeze. Nta nubwo turamenya ngo hahiye ibintu by'agaciro kangana iki, biradusaba kubanza kuganira n'abahakoreraga." Ntirenganya yavuze ko umujyi wa Kigali uzakomeza kuba hafi koperative ya Darwa kugira ngo ibashe kubona ibyo ikeneye. Yagize ati: "Iyi koperative yari ifite ubwishingizi bw'inkongi, turakomeza kubafasha kugira ngo bakomeze kuzuza impapuro zisabwa ndetse n'ibindi ubwishingizi ubashe kubaha ibyo bagomba kubaha, bazabashe kongera gusana." Iyi ni inshuro ya kane aka gakiriro gafashwe n'inkongi mu gihe kitaragera ku myaka 4. Inshuro iheruka hari muri Gicurasi 2023. Ikindi gihe kari kahiye ku itariki 17 Kanama 2021, ndetse kari kahiye tariki 29 Kamena 2019. Mu gihe ku itariki 12 Gashyantare 2023 nabwo kafashwe n'inkongi y'umuriro mu gice kibikwamo imbaho. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent. Kigali dukora ubugenzuzi buhoraho kandi tukabukorana n'inzego zitandukanye zifitiye ububasha n'ubunararibonye
noneho tukagira ibyo dusaba abantu batandukanye atari na hano ku Gisozi gusa, ariko nka hano ubwaho muri iyi nyubako twaherukaga kuhakora ubugenzuzi n'abo bantu batandukanye bo mu nzego zitandukanye ku itariki 22 z'uku kwezi kwa gatanu. Twe twakoze ubugenzuzi tureba ibintu bitandukanye, hari ibyo rero tuba twabasabye. Icyo tuzakomeza gukora ni ukujya dushyira ingufu cyane mu gutuma bya bindi twabasabye babishyira mu bikorwa. Biragoye ko ubu ngubu none umuntu ashobora kuvuga ko hari uburangare bwabayeho, cyane cyane ko tutaranamenya n'icyateye iyi nkongi. Ni inkongi yatangiye ahagana mu masaa 10 za mu gitondo, nta muntu n'umwe uhari. Ikindi ntabwo turabasha no kwinjira, murabona ko kugeza iki gihe muri aya masaha n'ubundi polisi iracyagerageza kuzimya umuriro, urongera ukihembera ku buryo nta muntu wigeze wemererwa kujyamo. Umuriro uracyahari. Igihe cyose rero tutarabasha kujyamo, inararibonye zirebe zimenye ngo byagenze gute, ntabwo dushobora kuvuga none aha ngo hari uburangare. Gusa ntabwo bibuza ko no muri iryo genzura hari ibyo twagerageje kongera kubasaba, birimo kongera nka za kizimyamwoto. Birumvikana, sinzi ntabwo muri iyi nkongi ntabwo zari kugira icyo zimara, birumvikana kuko byabaye kare nta muntu uhari, ariko twari twabasabye ibyo ngibyo. Tubasaba kongera za nzira abantu bakabaye banyuramo igihe habaye inkongi y'umuriro. Twagize amahirwe y'inkongi yabaye muri ayo masaha y'igitondo cyane, nta muntu n'umwe uhari, ariko iyo ibaye hari abantu bakagombye kubona aho banyura kugira ngo uwo muriro utabageraho. Ibintu nk'ibyo ngibyo tuba twabasabye. Ikindi, ahantu hakorera abantu benshi nk'aha ngaha, cyane cyane ahantu hubatse amasoko, dukunda gusaba abantu ko batongeramo ibintu bitahagenewe, kuko usanga baba bashaka gukoresha umwanya wose uboneka. Ugasanga umwanya bateretsemo utuntu n'utundi, rimwe na rimwe nko mu masoko atari aya ngaya. Niba tugiye nko mu isoko ry'umujyi n'urugero ryo mu mujyi, ugasanga bashyizemo nk'udukiyosike mo hagati, kandi bagatangira no gutekeramo, ibintu bishobora kuba ikibazo. Turabasura rero tukabereka ko ibyo bintu bidakwiriye, tukabasaba no kubikuraho. Rimwe na rimwe bakumva ko badakwiriye kuba babikuraho, ariko uru ni urugero rwiza rutwereka ko ibintu tuba dusabwa tugomba kubishyira mu bikorwa, kuko iyo ya nkongi ibonetse haboneka ibihombo binini.